Abahanzi barimo Bruce Melody, Israel Mbonyi, The Ben bakomeje gushimirwa n'abatari bake nyuma y'uko baje kugira igitekerezo cyo gutegura ibitaramo ndetse na Bruce Melody nawe akabyitabira. Ibi bitaramo ngarukamwaka bikunze gusoza umwaka bisusurutsa abantu batari bake. Bano bahanzi bamaze igihe kitari gitoya babitangiye kandi ni ibitaramo bimaze gukundwa n'abatari bake ndetse no kwigarurira imitima ya benshi. Yaba Israel Mbonyi ku itariki ya 15 z'ukwa 12 buri mwaka akunze kwigaragaza imbere y'abafana be muri BK Arena akusanya abarenga 10,000 abaririmbira indirimbo yasuye muri uwo mwaka cyangwa se n'izindi ndirimbo zitandukanye akora. Ndetse na The Ben nawe yatangije igitaramo cyitwa The New Year Groove kiba ku itariki ya mbere ya buri mwaka. Ni igitaramo kitabirwa n'abatari bake kigakundwa n'imbaga nyamwinshi. Kimaze kwigarurira imitima y'Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko rukunda imyidagaduro, imiziki n'ibindi bitandukanye, cyane ko ari ahantu hahurira abantu batandukanye maze bakishimira umwaka mushya cyangwa se n'uwo bashoje. Cyane cyane ibi bitaramo kandi ni ibitaramo ngarukamwaka nk'uko nabibabwiye haruguru. Kuri uyu mwaka The Ben akaba yaratumiye Bruce Melody hanyuma bagakora ibitangaza. Aba bahanzi ni abahanzi bo kuva hambere bashyize itafari ryabo ku muziki nyarwanda. Uyu musore none umuziki nyarwanda ukaba utangiye kugera ku ruhando mpuzamahanga. Ni abahanzi kandi b'abanyabigwi kandi bakorera agatubutse mu muziki, hari n'iturutse mu bikorwa byabo byo kwamamariza kampani atandukanye, gucuruza imiziki n'ibindi bitandukanye bibaviramo inyungu za buri munsi. Komeza ubane natwe aha wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane umunsi ku munsi, ukurikirane ibiganiro byacu, amakuru yacu n'ibindi. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.